wowe none haratumara namo iyo nguyo ariko umwishyura gute buriya cyangwa uvugana na mama we nera ikibazo amafaranga mwishyuye ntago bafite sare nini turakeneye sare nini ariko abantu benshi abantu bafite amasare manini aribo batuvugisha kuko reba abantu 500 bari hano na 70 ingahe bonyine baje bakicara baba ari benshi cyane kandi noneho abantu bicaye bahita bafata umwanya munini kurusha bahagaze ubwo rero abantu batinya mu mahoteli man urubizi ko ariyo mpamvu ama event menshi atakibera muri hoteli abantu baba bashaka ahantu bisanzuye umurokore umupagani bahurira adafite izina tu mu gitente ase ubundi ruse twagiye mu Bushinwa Dubai tukajya kwirangurira amahema yacu tukubaka inzu yacu y'abanyarwenya sibyo tukabwira Nyakso hari igihumbi cyaguhara iki Nyakso buri hari igihumbi cyaduha ndashaka ko abanyarwenya bose bakomaho tukubaka sare yacu uburyo n'abanyamuziki badutira bakajya bakoreramo yego uri gutekereza iki kiri burari oya urumva tukajya Dubai tukishakira ibikoresho tukagura ikibanza tugashingamo tente tukajya gukora ibitaramo by'urwenya abafite ubukwe bakadukodeshaho abafite ibitaramo by'imiziki bakadukodeshaho nuko nyine ari ibitekerezo nyine gusa reka mbanze ndebe ukuntu ziramuye tunazidodesha nazo tuzabivugana buriya none se ubundi gahunda se ko tuba dufite nyinshi se kuvuga iyi mbese ngume online cyangwa ufite indi gahunda oya ni boro n'ubundi yanuza ya trip mfite yo kujya muri Nyungwe ejo bundi ku cyumweru ndimo ndashaka kugira ngo abantu babimenye gusa nta kindi kanya ndaza gushyira mukanya nyine ndaza gushyiraho umukoboyi ubishinzwe ushinzwe tuwa aze kunsobanurira byinshi birenze abantu bazaza twijyanire kubera ko ku cyumweru none se ushaka kuzajyana n'abantu muri Nyungwe none narabipostinze mbona abantu ntago barimo barahamagara ngo bookinge ndashaka kubabwira live ana nubwo duherukana gukorana trip man zayipanze cyangwa uzaze tujyane muri Nyungwe ariko se wowe ahantu hose rero mba narahagiye muri Nyungwe wagiyeyo Nyungwe Nyungwe nagiyeyo nazamutse Bisoke nagiye mu Kagera nagiye mu hahandi hingagi nagiye Karongi nagiye kureba inyoni mu bigo ahantu harajya ni Mageragere nanuza no kwijwe kuzimu se wagiyeyo kuzimu sindagiye ariko abantu bantwara yo dahara bavuga ko ngo amafaranga ari hava dangwa ari yo mfite ari hava wamubonye umukobwa wanjye camwema mukora urwenya muri aho nta gahunda muri aho yazo wifitiye umuzigo kabisa none hazibiki ngo uyu musaruro nakuye muri season 1 wasanga nk'ako gakote yambaye ari akamafaranga yavuye muri episode ya 20 kuri season yawe ari sende yawe ahubwo ari sende yawe yakaguze wa mwana we bimwe mu bintu utunze biri mu mbaraga zanjye ariko ese niwaje ku Gisozi yahari nagaruye kereka ahubwo Nevan ko Nevan niwe bavuga ko munasa abantu mwe mudukurikiye ntunze umwana hano usa na Rusine ariko nzamuvumbura natangira gutera burage ku myaka 2 ukumva asangiye kwisindisha kuko hari touch yanjye ni yawe ni
nzamufatira kuri touch. Uzi ko se no gusinda twajyaga dusinda bitandukanye se? Nayo ukuntu wasindaga tugitangira, niba waraje gusinda ukongera ugasinda bwa kabiri. Tugitangira nasindaga ubona mfite icyaka cyo gusinda. Umva zanjye zaha ntashaka gusinda. Kugeza aho Kiramana nkubise. Mbere yuko Kiramana nkubita cya gihe narasindaga. Noneho yaje kunkubita ingumi mu nda. Urumva? Ndamubwira ni buragu zimazemo neza. Yego. Uzi kuryama hasi, urabyibuka dukinira mu ishyamba nkaryama hasi. Mukagira ngo ni impano kumva umuntu yapfuye. Ndabyibuka. Bigisi wamubonye? Bigisi wamubonye? Namubonye sha Bigisi mana yanjye. Bigisi? No official photographer wa Jolly. The Benny Medina Nuza na Bruce Melody. Na Israel Boy. Kuvuga ngo abari i Burundi ari kumwe na Coach Gaël. Mu gatoya ugahita umubona ari kumwe na Jolly muri birthday, ukibaza uyu muntu ubundi ahageze. Ari kuri coding igitaramo cya Israel Mbonyi muri Arena. Bigisi ararenze sha. Ejo ndi twari turi kumwe mu gitaramo cya Rumaga. Abantu bazi bagadi bande umuntu bita Bigisi basaza mwe muri hano umuntu bita Bigisi. Uzamubaza itangazamakuru, ni umuntu wibera aho ngaho wihishe umunyempano. Buriya Bigisi ni umubyinnyi. Yego. Ni umuhanzi wa gospel, ni umufotogarafe, ni umu-MC. Bigisi ni umu-MC? Bigisi ni umu-MC? Namumenya ari umu-MC. Oh yes. Yego komanda. Bigisi ni isi. Katumureka tujya kuri Nyambo. Nyambo se. Nyambo no. Niko, ngari kukundana na Nyambo. Nagaraza. Yaje uyu munsi. Bara abantu bazi kukundana na Nyambo da. Yewe sapfuro. Wano ukuntu babona ari na mwiza sha. Nago bamuzi. Iya ni mask aba yambaye. Sha barayisirije. Noneho nomero yabo batipe ndashaka kuyishyiraho hano none nayibagiwe disi baranyica none. Iki? Nomero yabo abantu tuzajyana muri Nyungwe kugira abantu babukinge nayibagiwe. Reka mve wishaka. Bayimpaye nomero. Bampaye nomero y'aba bantu ya trip muri Nyungwe nomero iriho hasi. Wayimpaye wayimbwiye nkayandika hano hasi tukabipininga. Ariko nta kireka. Reka nze umva ngaye nguko rero Kibonke aracomotse reka nshake sha umva naje nje kubabwira itangazo rya hatari none naheze mu magambo nta nubwo ndi kubasha kubasobanura uko bimeze. Gusa ku cyumweru ejo bundi mfite gahunda, mfite trip nzajyamo kabisa ku cyumweru. Niba ari rushaka kugira ngo tuzajyane mbabarira ntuze gucika kanze kireho ka fish urebe. Nayibonye. Yego. Dore ni iyi ngiyi. Umuntu wese uzi ko ashaka kugira ngo tuzajyane muri Nyungwe. Ngewe kuva navuka sindagera muri Nyungwe na rimwe. Habe na rimwe kabisa. Ubwo rero ni amahirwe yanjye yo kugira ngo ngeyo. Ushaka kugira ngo tuzajyane wowe wahamagara ino nomero 0788 hamagara kambyandika hanga 0788 63 52 63 52 30 hamagara maze tuzajyane
muri Nyungwe ku cyumweru, si ibyo se? Noneho kambipininga hano, umuntu wese wifuza kugira ngo wumva wowe ku cyumweru nta gahunda kandi karenze ufite, mu gitondo tugafata akamodoka kabisa tukicomokera tukajya kwirira isi, ngewe nawe n'abajama bacu. Reka nza ahubwo noneho kireho umuntu ushinzwe no trip twabishinze w'umujama wacu, noneho atubwire byinshi birambuye kuri iki gikorwa kigendanye n'ibikorwa bifitiye igihugu akamaro mu rwego rw'amajyaruguru y'Iburasirazuba bw'umudugudu wa Bumbogo, ku bijyanye n'iterambere ry'umuryango no kurinda imirire mibi ndetse n'igwingira ry'abana bari munsi y'imyaka 5. High level, ngwino wangu, ngwino udusobanurire neza uko bimeze, utubwire ngo guhaguruka n'isangahe, utubwire ngo niba hari ikindi kintu umuntu asabwa kugira ngo iyo gahunda abayikurikiza ibintu byose bimeze neza. Abantu bari kuvuga muri Nyungwe ayesha, ejo muri Nyungwe habaye inkongi ho gato y'ukuntu, ariko barabizimije byarakemutse. Ni inkongi yabaye ukuntu, ariko nanone umuntu abwira n'abantu, umuntu nk'ubu ushobora gusanga gukora muri office mufitemo kizimyamwoto ariko utazi kuyikoresha. Nibaza ni ikibazo, utazi gukoresha kizimyamwoto, cyangwa se ahantu uramutse hahita arenze Zinedine na Petit Peri, garenze Ronaldo na Maradona. Ndeba murayizi se? Ndeba baransetsaga. Garenze Zinedine na Petit Peri, garenze niko yewe. Yaman ni fresh. Ubwo rero ngayo nguko umuntu wese uri kutureba, dore abangaba aba nibo batangije brand ya Rusine, aba nibo batangije ngo Rusine agisi uzikari mu mwamaye itike nzi Kigali. Baribuka ko witwaga Mysticon, nako witwaga ajya witwaga ngo next week. Oni Karemera, abantu utari nta muntu utamuzi, amwe na Pasi kabisa. Bimeze bite se? Cyari fresh. Ariko nge Kareme, ngewe mbanza kubikubwira none nabigushimira wangu. Nukuri kandi bisa uri mu bantu ba mbere bamfashije, kandi buri gihe duhenda bikubwira. Akenshi nuko duhura umuntu yakizamo akantu kagira ngo ni bya bindi by'umusinzi. Gusa nyine hariya kuri radio nanjye avango yawe. Aho nyine aracha menya ari suku ikora se nubo. Nayo ngikora kabisa. Se Huye, RBA ishami ry'Huye, sibyo? Aho ngaho kabisa. Umve ngo nta unigeze mbura ikibazo, sinigeze ngira ikibazo ngo mfite igitaramo i Kigali. Uziko asa we yambwiraga ati reka live rero turayifite kuri 20 zingahe, ati wowe mfashira abantu bihuye wowe making sure yuko babimenye. Nanjye nkaye nahabwira Karemera shana abwira nimbabarira me interview wamaye ama interview mu myaka nkine namaze, washaka ko waramaye nk'ama interview menya buri mwaka ntiwamureragamo nk'ebyiri cyangwa 3, kandi byaramfashije bya hatari. Urabyuka sa ubwo ko twari tugiye gukora nje bwa mbere njya kugira igitekerezo cyo gukora kuri radio, naraje nakubwira ni man ngewe nkunda ibintu bya radio, ninzi ukuntu byagenda kugira ngo ubikore umpuza na boss wawe. Tugana n'ikiganiro barambwira ngo nintangire nkoranga ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ukuntu zatari kwa gatandatu nge fata nk'isaha imwe muri kiganiro bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, numira barimo muri kaminuza abanyeshuri twigana bijyanye na biranigaga. Hanyuma ati noneho wowe ugezajye untumira no mu kiganiro cyawe cya entertainment wenda nka 2 mu cyumweru cyangwa 3. Ewa none Kiss FM yarakuntwaye. Ariko nyine ni amahirwe tu, ni imigisha nyine umuntu abashaka ikintu Imana ikamukubira.
yata ariko tuzabiganira ejo bundi nitwigira muri trip yacu cyane bona abafana ba Rusine n'abakunzi bose buri ugira abafana cyangwa abakunzi mfite abafana n'umukunzi ukunzi n'uge respect kabisa sasa wari warabivuzeho mbere uri kuvuga ko ufite trip muri Nyungwe yateguwe na high level n'uyu mugabo urabizi ko nanjye turi impanga man yaradukiranye none azi koga shaho man uwo mugabo azi koga muri piscine yoga man wogiye mu kivuye bakuroba ni mubi cyane ku bintu bijyanye n'amazi azi kuyashaka n'abatari cyane kabisa sasa urabizi ko tuba turi imihanda y'Ibutare hari expo hari feyasa tuba turi kugenda tuyahiga twari duparitse ku muhanda gatoya kabisa ntari tuba ngo tubanze tubatemo gahunda ukuntu iteye ya Gogo Travel niko twayisiriya tuba tuzakora ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa munani actually ubundi twaricaye muri twese yaba ari njyewe yaba ari Pasi nta muntu n'umwe utari urubyiruko dufite imyaka itari na myinshi cyane ku buryo tuba twumva ibyiza by'u Rwanda dufite kubimenya hari ibyo tubona ku mateleviziyo ibyo tubona kuri internet ariko tukavuga tutereka natwe tugire initiative yo kuba twategura ibintu abajene tungana bumva ururimi tuvuga natwe tubakundisha ibyo wacu hari hakiyemo igihe rero tubona abantu bategura amatour ni abantu b'i Kigali barajya mu Kagera barajya muri hiking mu birunga barajya ku biyaga barajya Nyungwe kandi mu by'ukuri twe turayituriye ugereranyije n'abantu baba baturutse i Kigali nubwo tutarimise cyane tuvuye ngo ni abantu bo mu majyepfo ariko turavuze tutireka natwe noneho dufata iya mbere mu bijyanye no gusura u Rwanda ndetse no kurutembera harimo no kwiga of course binaherekejwe na entertainment no kwishima niyo mpamvu nawe uba uri imbere cyane muri ibyo bintu so biba bibabaje kubona umuntu nka Rusine uri successful atarabona ibyiza by'u Rwanda biri muri Nyungwe so niyo mpamvu rero high level twese turavuga tutireka dutegure bino bintu nta mafaranga menshi cyane ahambaye twasabye abantu kugira ngo wenda baze tubigemo twabigize nkaho dushaka kubungukamo cyane ariko twaravuze tutireka tubikore just for once bigere turebe uburyo biba bimeze tuzategura n'ibindi kuko plan yo ni ndende cyane yego twaravuze tuti nk'abantu batuye rero mu gice cy'amajyepfo muri Nyungwe ni hano hirya njyewe ubwanjye nanahajya nkongera nkagaruka inshuro nk'umunani so turavuga tutireka tubipange dukore Gogo Travel dushyiraho affordable prices ibiciro byoroheje tujyane n'abantu dutembere tujye kuri Canopy dukore Canopy Walk turangiza tujye no kuri Waterfall abantu byibuza bahavinge fun twishime turye tunywe dufata amafoto duhavinge fun ariko turi no kwiga ibyiza bitatse u Rwanda rwacu duhereye n'ubundi muri parike y'igihugu ya Nyungwe ibisabwa rero ni ibintu byoroheje cyane kugira ngo abantu baraza no kwibona kuri flyer turi buze gushyira aho ngaho barebye turavuga tuti umuntu umwe ni 45,000 umuntu umwe ndaza kukubwira packages ziri muri ayo mafaranga yego hanyuma akapo wavuze tufite abafana n'umukunzi hari n'abandi nabo bafite abantu bameze gutyo kavuga ati byibuza ngewe n'umukunzi wanjye ntago mwaca 45 yabaye 90 yego ariko byibuza turi kapo uri yo buteye ibuye rimwe ukica inyoni ebyiri abo bantu bazatanga inoti 80 80 by'abanyarwanda abantu batazi 80 ni gutya aha ngaha gutya uri kujya Nyamata hari icyapa cya 80 niba warigeze kuhagendera ukaba waragiye kuriya nyine hanyuma urabizi ko hano muri uyu mujyi wacu urabizi ko ni ahantu nyine h'abanyeshuri cyane ni miliye iri academique cyane twaravuze rero kageze ku banyeshuri bigacika ni amahoro bica bijenda biterera icoco nico
network ndabona imubanye ihurizo ariko araza kugaruka. Reka nkomerezeho nanjye. Fish ndayibuze. Nanjye gukomerezaho. Ya baba. Ariko arahita agaruka. Yaramaze kutubwira yuko umuntu umwe ni amafaranga ibihumbi 45, couple na amafaranga ibihumbi 80, niba bakuriye ibihumbi 10. Hanyuma abanyeshuri nuko atabivuze ariko ni 35 taranisenge, kugira ngo wumve uburyo aya mafaranga ari amafaranga atari na menshi. Iyo bagufashe uri kuvugira kuri telefone utwaye imodoka 35 ari 35 kabisa, warangiza iyo ucinzemo iminsi 3 ikakurengana ayo mafaranga utarayishyura, bongera amande y'ibihumbi 10 uka 45. Uvuga ngo gufatwa uri kuri telefone utwaye imodoka, amafaranga bago bingana no kuyafata ukayahereza eye level, ukaza muri Nyungwe tukirira show tukifotoza. Hari muri ayo 45 bari kuvuga y'umuntu umwe, harimo trip, harimo kwifotoza, harimo buri kintu cyose kabisa. Kanongere mushyiraho akomeza bitubwire.